ijambo ry'Imana. Abo turi kumwe kuri YouTube tubahaye ikaze. Imana ibaho umugisha bwo kurikirana ubutumwa bwiza kuri AIM12 TV. Imana iha umugisha mwebwe turi kumwe ku mbuga z'abakunzi Imana. Imana ibaho umugisha mwebwe musengera umurimo w'Imana, mwebwe mushyigikira Imana, mwebwe mukora ijoro n'amanywa kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke kandi butere imbere, Imana ikomeze ibagere neza. Rero turi mu gihe cyangwa se turi mu minsi dutegereje igihe cya Pentecost cyangwa se igihe intumwa zuzuraga umwuka wera, cyangwa igihe umwuka wera wamanukaga ukaza mu isi, ubwo ibyasezeranwe byari bisohoye. Tumaze rero iminsi muri za morning glory buri munsi tubyuka dusenga, tuganira amagambo ajyanye n'umwuka wera. Twabonye byinshi cyane bitandukanye bivuga ku mwuka wera. Twabonye uburyo ki umwuka wera ari muri twebwe, dushobora guhangamura ibyo abandi badashobora, cyangwa se guhangamura ibidahangamuka, gushobora ibyo abandi badashobora. So hari ijambo nenda kuzabaganirizaho mu minsi iri imbere rifite umutwe uvuga ngo, reka mbe bakopejeho gatoya, rifite umutwe uvuga ngo kuzura umwuka wera abaye ari ukuvuga mu ndimi no kwisimbiza no kwitura hasi, byaba ari akaga gakomeye cyane. Kubera izihe mpamvu? Kubera ko twabonye umwuka wera niki. Iyo umwuka wera aje bigenda gute? Iyo umwuka wera akurimo bigenda gute? Biravuga ngo Daniel yari umunyabwenge kuruta abandi banyabwenge bose kuko umwuka w'Imana wari muri we. So rero kuvuga ngo igihe umwuka w'Imana ari muri we ukaba udafite ubwenge, ni ikibazo gikomeye cyane. Tubona ibintu bitandatu byagaragazaga Yesu Kristo yuko yarimo umwuka wera. Tubona umwuka wera ari mu muntu, ashobora gukora ibyo abandi badashobora, ashobora gusobanura ibyo abandi badashobora gusobanura, umuha gukiranuka. Ni ibintu byinshi twaganiriyeho kandi n'ubundi tuzakomeza kuganiraho, ariko uyu mugoroba tugiye kuganira ku ijambo rifite umutwe uvuga ngo urugendo rwo kuzura umwuka wera. Kuzura umwuka wera ni urugendo umuntu akora, ava ahantu hamwe akajya ahandi. Ntago ushobora kubyuka igitondo kimwe ngo wuzure umwuka wera. Ntago waryama mu gitanda ngo ubyuke wuzuye umwuka wera. Oya, kuzura umwuka wera ni urugendo. Niyo mpamvu benshi babiririmba, bakabivuga ndetse bakanabyifuza, ariko ntibabigereho. Kubera izihe mpamvu? Kuko batishyura ikiguzi cyo kuzura umwuka wera, kuko badakora urugendo rubageza aho bagomba kuzura umwuka wera. Kugira ngo wuzure umwuka wera hari urugendo bigusaba gukora. Urwo rugendo rero nirwo tugiye kuganiraho uyu munsi mu gihe twitegura iminsi mike, kuko ngira ngo ni iki cyumweru gusa tugiye gutangira, hanyuma mu cyumweru gitaha tuzaba twujuje iminsi 50, kuko narababwiye ngo Pentecost iba ku munsi wa 50 nyuma ya Pasika. Yesu amaze kuzuka avuye mu mva, yamaze iminsi 40 ari kumwe n'intumwa ziwe n'abigishwa biwe, akomeza imitima yabo. Niryo jambo duheruka kubaganiriza kuri iyi televiziyo yacu. Hanyuma ajya mu ijuru, noneho nyuma y'iminsi 10 yohereza umwuka wera. Ni umunsi wa Pentecost, ni ukuvuga ngo wasimbuye umunsi mu Bayuda bitaga Day of Tabernacle, cyangwa se umunsi mukuru w'ingando. Ibyo ngibyo rero ni byiza ko nk'abakristo, nk'abana b'Imana tugomba kubimenya, kuko inshuro nyinshi usanga abantu bari mu rusengero bakishijwe, baba mu ijambo ry'Imana, basoma Bibiliya, ariko ugasanga ntabwo bafite ubumenyi ku rugendo turimo, ntabwo bafite ubumenyi ku buzima bwa gikristo. So rero ibintu nk'ibi ngibi ni byiza ko samutemu tubaciramo gato kugira ngo nubwo bumenyi umenye neza ngo umunsi wa Pentecost uhura n'umunsi wa Tabernacle cyangwa se umunsi w'ingando.
rero uyu munsi tugiye kuganira kuri iryo jambo rifite umutwe uvuga ngo urugendo rwo kuzura umwuka wera. Hari urugendo ukora kugira ngo wuzure umwuka wera. Turaza kureba abagabo babiri bakomeye cyane, ndetse turaza no kubasobanuraho turebe n'urugendo rwakozwe kugira ngo umwe atange umwitero ari ujyanwa n'umwuka wera, undi nawe yakire umwitero ari wo ujyanwa nyine n'umwuka wera. Nibyo tugiye gusoma mu gitabo cy'Amibare kabiri igice cya 2. Turaza gusoma duhereye ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igihe Uwiteka yendaga kuzamura Eliya ngo amujyane mu ijuru, amujyanye muri serwakira, Eliya ahagurukana na Elisa i Gilugari. Eliya abwira Elisa ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Beteli. Elisa aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko baramanukana bajya i Beteli. Bagezeyo abana b'abahanuzi b'i Beteli baza gusanganira Elisa, baramubwira bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati yenda bizi, ariko nimuceceke. Bireke ndavuga ngo nimucereze. Ikinyarwanda ndavuga ngo muceceke, mu Cyongereza quiet, shut up. Eliya arongera aramubwira ati Elisa ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye i Yeriko. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko bajyana i Yeriko. Bageze abana b'abahanuzi b'i Yeriko basanga Elisa, baramubaza bati aho uzi ko uyu munsi Uwiteka agiye kugukuraho shobuja? Arabasubiza ati yenda bizi, ariko nimuceceke. Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka antumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sinsigara. Nuko barajyana bombi, maze bakurikirwa n'abana b'abahanuzi 50. Baragenda bahagarara kure aho babitegeye, ariko ubwabo bombi bageze kuri Yorodani barahagarara. Eliya yenda umwitero we arawuzinga, awukubita amazi yigabanyamo 2, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Bombi bambukira ahumutse. Bageze hakurya, Eliya abwira Elisa ati nsaba icyo ushaka cyose ndakigukorera ntaratandukanywa nawe. Elisa aramubaza ati ndakwinginze ndaga imigabane 2. Elisa aramusaba ati ndakwinginze ndaga imigabane 2 y'umwuka wawe. Eliya aramusubiza ati uransaba ikiruhije cyane, icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutambona siko biri bube. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajyanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati data wabereye Isirayeli amagare n'amafarashi. Nuko ntiyongera kumubona ukundi, maze afata umwambaro we awutanyaguramo 2, atoragura umwitero Eliya ataye asubirayo. Ageze ku nkombe ya Yorodani arahagarara, yenda wa mwitero Eliya ataye awukubita amazi, aravuga ati Uwiteka Imana ya Eliya irihe? Amaze gukubita amazi yigabanyamo 2, amwe ajya ukwayo ayandi ukwayo. Elisa aherako arambuka, maze babana b'abahanuzi b'i Yeriko bari bamwitegeye bamubonye baravuga bati umwuka wa Eliya ari muri Elisa. Nuko baza kumusanganira, bamugezeho bamwikubita imbere. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya. Turimo turaganira cyangwa se turimo turavuga ku rugendo
rwo kuzura umwuka wera. Dusomye abagabo babiri, Eliya na Elisa. Ni ukuvuga ngo Eliya aragereranywa na Yesu. Iki gikorwa cyabaye hano cyari mbere yuko Yesu aza mu isi kandi avuka. Ariko ubuzima bwa Yesu bwashushanijwe cyangwa se bugaragazwa mbere yuko Yesu aza. Ku buryo ki Yesu aje ku isi, buri ntambwe yose yateraga kwari ukuzuza ibyanditswe, kwari ukuzuza ubuhanuzi. Nuvuga ngo yasubiragamo ikintu cyamaze guhanurwa cyangwa se cyamaze kwandikwa. Rero igikorwa cyo kuzamuka mu ijuru kwa Yesu, Eliya niwe wakigaragaje ubwo yazamukaga mu magare n'amafarashi. Yerekanaga uburyo ki Yesu Kristo naza ku isi nyuma yo gupfa no kuzuka azazamurwa mu ijuru bamureba. So nuvuga ngo ibi ngibi byari ubuhanuzi bwo kuzazamurwa mu ijuru kwa Yesu. Rero byerekanwa yuko Imana ifite ubushobozi bwo kuzamura umuntu ari muzima akazamuka mu ijuru. So icyo ngicyo rero nicyo Eliya yakoze umunsi yazamukarwa mu ijuru. Ubwo yazamurwaga mu ijuru yerekanaga uburyo Yesu Kristo azaza mu isi hanyuma akazamurwa mu ijuru. Elisa ubwo yinjiraga mu buzima bwa Eliya yerekanaga uburyo ki intumwa zizaza mu buzima bwa Yesu, zikabana na Yesu, zigakorera Yesu, zigatozwa ijoro n'amanywa. Hanyuma Yesu yamara kuzitegura akazamuka mu ijuru, yarangiza akazisigira umwuka wera. Nicyo ubuzima bwa Elisa na Eliya bwasobanuraga cyangwa se bwashushanyaga. Intumwa zizaza mu buzima bwa Yesu, ari we Elisa uza mu buzima bwa Eliya, hanyuma zizakurikira Yesu nk'uko Elisa yakurikiye Eliya. Noneho Yesu nazamuka mu ijuru azazisigira umwitero, ari we mwuka wera. Ndetse Eliya nazamuka mu ijuru araza gusigira Elisa umwitero, ari wo mwuka wari umuriho. Kuko Elisa yabwiye Eliya, aramubwira ngo ndashaka umpa imigabane ibiri y'umwuka wawe. Yasabye umwuka, ntabwo yasabye ikindi kintu gifatika. Yaravuze ngo ndashaka umpe umwuka. Undi aramubwira ngo ibyo ntibishoboka tukiri kumwe nawe. Nicyo Yesu yabwiye intumwa ze, barazibwira ngo ikizabagira umumaro nuko ngenda, kuko nintagenda ntabwo umwuka wera azaza. Ni ijambo Eliya yakoresheje abwira Elisa ngo unsabye ikigoye, ariko unyitegereze, numbona ngenda uraza kubihabwa, ariko nutambona ntabwo uri buze kubihabwa, kuko urimo urasaba umwuka wera. Ikindi kintu kirimo ahanga muri message ni iki ngiki, nuko Elisa yasabye Eliya imigabane ibiri. Nuvuga ngo inkubwe ebyiri z'umwuka uri muri Eliya. Yesu yaravuze ngo abanyizera bazakora ibiruta ibyo nakoze. Haleluya. Nukuvuga ngo Yesu ari kuri iyi si ntabwo yari afite gahunda yo kurangiza imirimo yose. Oya, ntabwo yari afite gahunda yo gukiza abarwayi bose, yo gukiza ibimuga byose. Ntabwo yari afite gahunda yo guhumura impumyi zose, yo gukiza abembe bose. Ntabwo yari afite gahunda yo gukora ibitangaza byose ngo abirangize. Oya, ava mu ijuru aje kuri iyi si. Ni ukuvuga ngo reka mvuga ngo yari afite misiyo. Reka mu mvugo ushobora kubyumvamo, reka mvuge ngo uri mu rugo ukohereza umuntu ku isoko guhaha. Ufata urupapuro ukandika liste y'ibyo ari buhahe. Uraza kugura inyanya zaya, ibijumba byaya, ibishyimbo, umuceri, amakaroni, inyama. Ukagenda wandika, ahanga uragura ibiro 2, hano uragura ibiro 3, hano uragura inusu, hano uragura umunyu, hano uragura isukari, ukandika ku gapapuro. So bivuze ngo uyu muntu agiye ku isoko ariko afite urupapuro
rw'ibyo agomba guhaha byose. Noneho rero nagera ku isoko araza kugura, ntabwo inyanya ziri mu isoko zose ari buze kuzimaramo, araza kugura izanditse ku rupapuro rwiwe. Umuceri wose uri ku isoko ntabwo ari upakire ngo awutahane, oya, ntabwo ari buze kugura inyama zose zabazwe. Muri izo nyama zabazwe bamutumye ibiro 5 cyangwa se ikiro kimwe cyangwa se ibiro 2 cyangwa se wenda araza kugura ukuguru, biravana n'icyo yatumwe. Rero aje ku isoko afite urupapuro rw'ibintu agomba kugura, araza afata ibi, namara kuzuza ibyo bamutumye, narangiza agaruke mu rugo. Ntabwo ari ngombwa ko arangiza isoko ryose, ibisigaye bifite abandi bari buze kubigura. So rero na Yesu aje ku isi ntabwo yari afite gahunda yo kurangiza ibibazo byose biri mu isi, ahubwo yaje afite list y'ibyo agomba gukora. N'abantu tuvuge example 10 azahumura, n'abantu 8 azahagurutsa barema ibirenge, n'abantu 3 azafungura amatwi, n'abantu 3 azazura, kuko abantu Yesu yazuye ni 3 bonyine gusa, ni Lazaro, ni wa mwana w'umupfakazi, na wa mukobwa wa Yayiro, umwe wapfuye igihe wa mudamu yakoraga kuri Yesu akamukerereza akamukuramo imbaraga zose, wa mudamu wari mu mugongo, hanyuma akana kagapfa. N'abantu 3 bonyine gusa yazuye, ariko nyamara abantu birirwaga bapfa umunsi ku wundi. So ntabwo byabiri muri gahunda yiwe yo kuzura abantu bose, gusa nuvuga ngo yarimo kubereka ndabishoboye. Nuvuga ngo buri kintu cyose yakoraga yashaka kwereka ndabishoboye. Hanyuma ikindi ni iki ngiki, we misiyo yiwe ikomeye yari afite kwari kuza guca inzira yo kohereza umwuka wera. Haleluya. Eliya amaze kubona Elisa, ntabwo yari gifite urugamba rukomeye rwo gukora ibintu byinshi. Yakoze ibitangaza 7 byonyine gusa. Amaze kubona Elisa, ibyo byari bihagije, ntabwo byari bikiri ngombwa yuko akomeza kurwana n'ibindi bitandukanye. Kubera iki? Akazi kiwe nukuza kuvanamo umwitero akawuhereza Elisa, hanyuma we namara kugenda Elisa araza gukora inkubwe 2, arasigara mu kazi, araza gukora inkubwe 2 z'ibyo Eliya yakoze. So rero Yesu Kristo nawe iki nicyo kintu cyari kimuraje inshinga, gutegura inzira yuko intumwa zakira umwuka wera. Kuko intumwa nizimara kwakira umwuka wera, niki kizabaho? We arazamuka ajya mu ijuru, ariko intumwa zirasigara zikora ibyo yagombaga gukora ari ku isi. So rero misiyo y'Yesu kurangiza ibibazo biri mu isi, ahubwo ni ugutegura abantu bazasigara badiringa cyangwa se bakora kuri bya bibazo, kugira ngo rero abategure cyangwa se kugira ngo bikorwe. Inzira nimwe, nuko azaboherereza umwuka wera. Iyo ngiyo rero niyo misiyo ya Yesu, ariko tubonera mu buzima bwa Eliya na Elisa. Aba bantu Yesu yari imategura kugira ngo buzure umwuka wera, ntabwo kwari ukuza ngo abasange mu nzira narangiza abashugunyira umwuka wera, oya. Icya mbere kwari kubahamagara, kabakura mu buzima busanzwe bamenyereye bwo kuraba amafi, ubuzima bw'amatiku, bw'utugambo, bw'utuntu twinshi cyane dutandukanye, bwo bw'irari ry'amafaranga, gucuruza, gushaka amafi, kwirukanka inyuma, ibintu nk'ibyo ngibyo. Bariya barabakoresha bikoro, bambura abantu, bagenza gute. Azabanza bakurure, abavane muri ubwo buzima, abashyira ahantu, aba training, hanyuma bagere ku kigero gikwiriye cyo kuzura umwuka wera. Umunsi Eliya yahuraga na Elisa, Eliya yaravuye ku musozi w'Imana kuvugana n'Imana. Igihe yahungaga Yezebeli, amuhungira mu ishyamba, marayika amugaburira umutsima,
avayo araza agera ku musozi w'Imana aho yagombaga guhura n'Imana. Urugendo yakoze rw'iminsi 40. Rero amaze guhura n'Imana, Imana yamusobanuriye neza yuko misiyo yiwe ntabwo irangirana n'ubuzima bwa Yezebeli, ahubwo misiyo yiwe ni ukwerekana ubuzima bwa Yesu uzaza, uko azabaho mu isi, uko azazamurwa, uko azatraining intumwa, nuko azohereza umwuka wera. Ibyo rero Imana yabwiye Eliya, aramubwira ngo wakoze byinshi ariko ibumbiye muri misiyo yawe bya mbere ni ibi ngibi. First of all, go back, search, cyangwa se seeking someone who will receive the Holy Spirit from you. Genda ushake umuntu nzafata umwuka ukurimo nkawumuha, hanyuma akagaragaza uburyo cy'umwuka wera azamanuka. Rero no kuvuga ngo misiyo ikomeye ya Eliya kwari gutangira gushakisha uyu muntu ninde. Avuye kuri umusozi amaze gusobanukirwa misiyo yiwe, amaze gusobanukirwa yuko ibyo yibwiraga karongo urugendo rwe rurangira atariho rurangirira, yahise agaruka. Ageze ahantu ku murima abona umugabo witwa Elisa arimo guhinga, ahingisha inka ibimasa. Yari umukire cyane, yari mu business muri agriculture, yakoraga, yari umufamasi, yakoraga business y'ubuhinzi, yari umusupplier, yasuplyingaga inganda zo muri icyo gihe, yahingaga ibintu byinshi cyane bitandukanye, kuko muri iriya myaka, uyu munsi wa none ubuhinzi bugezweho bwa kijyambere bwa tractor cyangwa se amamashini, muri kiriya gihe hakoreshwaga ibimasa. Uyu munsi wa none umuntu ushobora kuba akora business y'ubuhinzi akaba ahingisha amamashini atari ibigo bya leta, uyu muntu no mubona uzamwubaye. Ashobora kuba afite imashini 5 zihinga mu mirima yiwe, zivomera, zihinga, zigenza gute, zuhira, zisarura. Ni umuntu ukomeye cyane, kuko ahantu abagabo 10 bashobora guhinga ibyumweru 3, imashini yahinga umunsi umwe kabira harangije. Uratekereza? So rero icyo gihe imashini zabo byari bimasa. Eliya amusanze, amuterera umwitero umukozeho, yumva akozweho. Hallelujah. Hari umuririmbyi w'igiswahili yavuga ngo niguse nkoraho. Hallelujah. Yamutereye umwitero arongera usubirana, undi yumva ikintu kimukozeho, yumva imbaraga, areba umurima yahingaga, areba umugabo umukojejeho umwitero, abishyira ku munzani, abona ibintu bitagereranywa. Aravuga ngo hari ikintu numvise gitandukanye n'amafaranga nungukaga muri business, hari ikintu numvise gitandukanye n'umusaruro nasaruraga muri business. Arirukanka abwira Eliya, aramubwira ngo ndakwinginze hagarara. Turimo turavuga urugendo rwo kuzura umwuka wera. Arambwira ndakwinginze hagarara, makanya gato nirukanke njye gusezera umuryango wanjye, hanyuma nze ngukurikire, kuko menye neza yuko hari urugendo ngomba gutangira uyu munsi. I want to feel Holy Spirit. I have to make a journey from today. You have something I want to receive. Hallelujah. Hari ikintu ufite muri wowe ndashaka kugifata. Yasobanukiwe neza yuko ataza ngo akimwambure atamukurikiye ngo babane. Aravuga ngo kugira ngo nshobore kwakira this Holy Spirit, I have to flow you. Yes, ashimwe. Abagande no bavuga ngo abagoberezi ba Mukama, abagoberezi bagatonda, abakurikira Yesu.
Elisa making a decision to follow Elijah because something touched him. He received. Yumva izindi mbaraga zikoze ku buzima bwiwe. Avuga ngo from today I am going to seeking this power of Holy Spirit living in this man. Nahuye n'abagabo benshi, nakoranye business n'abantu benshi batandukanye, ariko nari ntarakira imbaraga, nari ntarumva ikintu kinkozo nk'iki ngiki. Eliya aramubwira ati hari icyo nkugize? Ngutwaye iki? Hari icyo ngukoze? It's okay. Kora ibyo ushaka. Elisa asubira inyuma aravuga ngo kugira ngo ahari ntazagera imbere ngahura n'urusika, nkibuka yuko nasize inka zanjye ziziritse ahantu, kugira ngo ejo ntazagera imbere ngabona n'ikintu kindemerera, nkibuka yuko mfite inka zanjye zikora business. Buriya hariho ikosa rikomeye cyane Petero yakoze ubwo yakurikiraga Yesu. Ikosa rikomeye yakoze ni ugusiga abitse ubwato n'urucundura yarobeshaga. Niba wiyemeje gukurikira Yesu, uvuye mu mwuga w'uburobyi, ugasiga wibikiye ubwato bwawe n'urucundura rwawe, bizakorohera ko nuhura na bari, nuhura na take ntoya, uzahita wirukira ku rucundura rwawe no ku bwato bwawe. Ariko icyo Elisa yarakimenye mbere y'iki, nk'umuntu umaze igihe muri business, yamenye trouble ziba muri business, asobanukirwa neza ibintu abantu bahura nabyo, asobanukirwa neza yuko muri business hari ubwo urangura ugahomba, hari ubwo ahinga imvura ntigwe bikuma, hari ubwo ahinga bikamera, byamara kurabya igihe cyo kurekera kigeze imvura ikagwa, urubura rukaza rukabyica bigapfa bigahomba, kandi umwaka utakongera agahinga. Ibyo rero nk'umuntu wari umaze igihe aba mu bintu bya business z'ubuhinzi, ahura n'ibihombo, ahura n'inyungu, yarabizi neza yuko n'urugendo atangiye rushobora kwamo ibicantege, rushobora kwamo ibintu bimurushya, rushobora kwamo ibintu bimunaniza. Ariko ikibazo ni iki ngiki, nibimunaniza bikamurushya, azaba afite guhitamo, azavuga ngo reka nisubire njye kwikora biri. Aravuga ngo rero kugira ngo ntazahusha, kuko nindamuka nsubira inyuma nzaba mushisha icyo nkurikiye, kugira ngo ntazigira nsubira inyuma n'umunsi wa rimwe, ngiye gukora ikintu gisa n'ubusazi mu maso y'abandi bantu, ngiye gusiga ndimbu y'ibyo nakoraga, ku buryo kinini ntekereza no gusubira inyuma ntazaba mfite aho nsubira. Urugendo rwo kuzura umwuka wera ni uko rumera. Iyo utarimbuye iyo uva, birakugora kugira ngo ukore urugendo rukugeza ku mwuka wera, kuko urugendo rukugeza ku mwuka wera ni urugendo rutoroshye. Ku cyumweru gishize narabwiye ngo Yesu byamusabye iminsi 40 arimo kuristora, arimo kristoringa, arimo guhembura imitima y'intumwa kugira ngo zizashobore kwakira umwuka wera. Kubera iki? Kuko urugendo rwari rwabakubise, bahindutse imirambo, ukwizera kwarangiye. Ivyo rero Elisa yarabizi, aravuga ngo birashoboka ko nazabona umuntu uza kuristoringa umutima wanjye, kugira ngo ntazagira guhitamo kwa kabiri mu buzima, ngiye kubanza ndimbura kimwe cyose. Uru rugendo rwo kuzura umwuka wera ndarukora ntacyo nishigarije inyuma. Ubundi abantu bakora uru rugendo rwo kuzura umwuka wera ntago bagira ibintu bagira, nta comparison bagira mu buzima bwabo, distinguish, no. They have to make decision, bagakurikira nk'impumyi. Ntushobora kureba uburyo cyangwa ibumoso gushobora gukora urugendo rwo kuzura umwuka wera. Igihe cyose muri buno buzima ushaka gukora urugendo rukugeza ku kuzura umwuka wera, you have to destroy your behind.
ufite kubanza gusenya inyuma yawe, ufite kubanza gusenya iyo uva. Udashoboye gusenya iyo uva biragoranye cyane kugira ngo ukore n'urugendo. Elisa asubira inyuma, afata za nka arazibaga, azigaburira abantu barazirya. Afata ibiti yakoreshaga byazifatanyaga mu mirima zinga kugira ngo zigendere, kuko ni inyamaswa. Nimba ufashe inka 10 ukazishyira mu murima ngo zihinge, imwe irabona ubwatsi hariya yirukire hariya, indi nibona yirukire hariya, indi ice hariya, indi ice hariya. Yes, rero bisaba kugira ngo uzishyire muri systeme hamwe, iyi ni cutting yigarura kugira ngo zigende mu murongo umwe. Bazifatishaga rero ibiti, bakazihambira ibiti ku majosi, amazi kwa zifite imbago. Niyo mpamvu birivuga ngo nzamenagura imbago, kuko iyo urumva ibyo biti bazishyiragamo bikaba bizifashe mu izosi, kimwe gifashe muri imwe kikongera kigafata mu yindi, bakazamberanya no ku mugongo. Ibyo byatumaga ntashobora gukata iburyo cyangwa ibumoso. Nimba zigiye imbere ziragenda imbere kugeza zigezeho zigiye. Iyo rero ni systeme bakoreshaga muri ubwo buhinzi. N'Imana itubwira ngo izamenagura imbago bashyize ku majosi yacu, kuko nuvuga ngo washyizweho imbago mu buryo bw'umwuka ni ikintu gituma udakebuka, gituma utatora ibumoso, ni ikintu kigushyira mu nzira gishaka. Nimba ari inzira y'ubusinzi, iyo nzira kugira ngo uzevemo ntibishoboka kuko izo mbago zikuriho. Nimba ari inzira y'ubusambanyi ntabwo wayikuramo ngo bishoboke. Nimba ari inzira y'ibyo bibi byose bitandukanye, nimba ari inzira y'ubukene, nimba kugira ngo uzayivemo keretse Imana imenaguye izo mbago ziri ku mutwe wabo. Ariko Imana ishimwe ko waduhaye iryo sezerano. Rero Elisa afata na bya biti arabicagagura, arabitwika, abitekesha za nyama, agaburira umuryango. Barajya barangiza avuga ngo ninkenera no kugaruka inyuma ntacyo nzahasanga. Kubera iki? Inka zarangiye, ibiti byarangiye, iyi business nyishyizeho iherezo. Sinzongera kuba umuhinzi ukundi, sinzongera gusubira mu kugurisha imyaka ukundi. Yandikira inganda zose yagemuriraga, kontra arazisesa, mushaka abandi, imirimo arayitanga, imyaka arayitanga. Arahaguruka akurikira Eliya. Aho niho urugendo rwa Elisa rwatangiriye rwo gukurikira umwuka wera. Yarabanje kwiyambura iby'agaciro, iby'inyungu. Reka mvuge ngo ahari ibingibi ni umurage yarazwe na se, wari umugabane w'umuryango. Cyangwa se reka tuvuge ngo yakoresheje imbaraga zishoboka n'ubwenge bushoboka, yishyura gushyira ibigozi bidasanzwe kugira ngo agere kuri ubutunzi, agere kuri ubushobozi, agere kuri izi mbaraga. Byamusabye kwishyura ibiguzi bikomeye cyane, ariko yabisenye umunsi umwe kugira ngo akore urugendo rumugeza ku mwuka wera. Kugira ngo wuzure umwuka wera hari ikiguzi ugomba kwishyura, hari urugendo ugomba gukora. Hallelujah. Abakunda Imana, hallelujah. Abankurikiye online, hallelujah. Imana ibaha umugisha mwinshi. Elisa akurikira Eliya, batangira kubana umunsi ku wundi. Ntabwo yaje dufite ikibazo cy'abantu b'uyu munsi wa none. Dore abantu dufite uyu munsi wa none bameze gutyo. Iyo ari umukire aje mu buzima bwawe, uri umukozi w'Imana, cyangwa aje mu rusengero rwawe, kubera ko akize, kuko afite amafaranga, ashaka ngo mumukorere protokoli, mumwubahe, muhinduke umukozi we kuko ari boss. Ariko ubundi ntabwo koko bimeze. Uyu Elisa aje asanze Eliya yambaraga uruhu rw'inyamaswa, akambara rugabire, nta kindi yagiraga. Ariko Elisa aje mu buzima bwe, ntabwo avuze ngo rero ubu ngubu I am boss, I am big boss. When I came here, I need servants. Bring people, help me.
serving me. I am the boss. You don't know me. I have big business. Do you know? Does money have industry? Do you know the president of America? Me. Nicarana nawe ku meza turasangira mfite nimero yo turahamagarana. So you have to humble before me. I am rich. Nibo bantu dufite uyu munsi wa none. Kuko uri umukozi w'Imana ukaba udafite amafaranga, abantu baje mu buzima bwawe bafite amafaranga bahita bumva ko bagomba kugushyira munsi yabo, bakagukandagira, bakakuyobora, bakagukontorora, bakaguhisha ibyo bashaka byose. Ibihembo byabo bizaba ibyo ngibyo, ntabwo basigira buzura umwuka wera. Ko urugendo ruganisha ku kuzura umwuka wera, wiyambura icyubahiro cyawe cyose ugaca bugufi. Amafaranga yawe, abakomeye muziranye, abayobozi muziranye, abajenari muziranye, ibyo wakoze n'amateka n'amashuri wize n'ibitabo wanditse, ubisiga inyuma ugaca bugufi ugakurikira. Hallelujah. Elisa araza ajya mu buzima bwa Eliya, atangira kumwoza ibirenge, amuhindukira umugaragu, akabyuka mu gitondo akamutekera icyayi, akamutegurira ibyo kurya, akamutegurira imyambaro, akamenya urajya hehe, akamukurikira. Eliya yajya kuryama, Elisa akajya gusasa, yabyuka mu gitondo akaza akareba intebe yicayemo ko ihanaguye, atangira gukorera ubuzima bwa Eliya. Eliya nta byinshi yari afite mu buzima bwiwe, ariko Holy Spirit yari yuzuye muri we. Uwo wari uw'agaciro gakomeye cyane, nta kiguzi kindi Elisa yagombaga kwishyura atari uguca bugufi imbere y'amavuta ari kuri Eliya. Ntushobora kuzura umwuka wera udafite guca bugufi imbere y'amavuta Imana yasize abakozi bayo. Sizi inzira uzanyuramo kugira ngo wuzure umwuka wera, sizi Eliya uri mu buzima bwawe, sizi Yesu ubanye nawe muri kano kanya uzakuzuza umwuka wera, ariko igihe cyose udafite guca bugufi imbere y'abakozi b'Imana yasize mu buzima bwawe, biragoranye kugira ngo uzuzure umwuka wera. Turimo kuvuga ku rugendo rwo kuzura umwuka wera. Ntabwo byuka igitondo kimwe ngo wuzure umwuka wera. Iki nicyo cyabaye kuri Petero n'abagenzi biwe, bari abagabo 12. Umwe asiga ubukoresha bw'ikoro, undi asiga amafi yacuruzaga, undi asiga business yarimo, undi asiga umugore, undi asiga abana, undi asiga. Baraza bakirirwa inyuma y'umugabo witwa Yesu, wambaye rugabire, ufite ikanzu imwe, utagira aho kurara, utagira deresi, utagira ikintu na kimwe, wirarira ku musozi. Bibiliya iravuga ngo, Yesu yaravuze ngo inyoni zigira ibyare, impyisi nazo zigira imyobo zitahamo, ngo ariko jyewe umwana w'umuntu ntabwo ngira aho ndambika umusaya. Kuko ari ubuzima bwa Yesu. Yirirwaga mu ikanzu imwe, akagenda na rugabire, ku manywa akirirwa mu rusengero abwiriza, nimugoroba bakazamuka ku musozi gusenga. Ntabwo yagiraga aho kuba. Nta nzu ya Yesu. Abantu basura Isirayeli basura imva ya Yesu, bagasura i Betelehemu aho yavukiye mu kiraro cy'intama, ariko nta muntu urasura inzu yabagamo ngo bavuge ngo iyi ni inzu ya Yesu, aha niho yabaga. Ntayo. Kubera iki? Yabaye kuri isi atagira inzu. Rero imagine abagabo bize amategeko, bakoze business, bafite abagore, bafite abana, bafite imiryango. Ntabwo ari inzererezi yatoraguye ku gasozi, never. Ni abagabo bafite imiryango, bafite abagore, bafite abana, bafite business, bafite ibyo bakora. Basize byose bakurikiriye umugabo utagira inzu araramo. Nubwo akabyivugira
arongera akavuga ngo n'inyoni zigira ibyare n'impyisi zigira imyobo ariko igisingiraho ndambika umusaya. Ariko abantu bagasiga ingo zabo, bagasiga abagore babo, bagasiga bizinesi zabo, bakirirwa mugenda inyuma, bakajyama nawe mu ishyamba, bakanaye mu butayu, bakabwirirwana kugeza igihe byateye ubwoba Petero arangije amazi atari ko se ubundi tubwire ko twasize ibintu byacu tukagukurikira ukaba nta kintu ufite, amaherezo yacu azaba yahe? Ntimugire ikibazo, muzakurirwa inshuro 100 muri iyi si, muzabwa n'ubugingo buhoraho. Haleluya. So rero uru ni rwo rugendo rwo kuzura umwuka wera. Uru ni rwo rugendo rutugeza ku kuzura umwuka wera. Urahaguruka ugakurikira, ugafata inzira, ugakurikira umuntu udafite ikintu na kimwe mu buryo bufatika, mu buryo bugaragara, azigera kumarira, azigera kugeza. Nta kintu na kimwe mu bintu bigaragara Eliya yagombaga kumarira Elisa. Nta na kimwe. Iki kimwe cyonyine, kimwe gusa kitagira icya kabiri, ariko yemera kuba umugaragu, servant of this poor man, mugabo w'umukene. Yemera kuba umugaragu we. Reka rero twihute. Babayeho, aramukoreye, aramugaburiye, aramutekeye, hagiye akajyana nawe, akamutwaza ishakoshi, akagenza gute, akamukurikira. Abagabo nk'abangaba ntibagira aho baba, ntibagira epfo na ruguru. Imana amubwira ngo ajya hakajyayo. Hanyuma umunsi umwe, igitondo kimwe, wa mugabo amaze igihe abana nawe, ibyamubayeho ni nk'ibyabaye kuri bande? Kuri ba Petero na ba Yohana. Babagabo za ntumwa 12 Yesu yatoranije, babanye nawe, basize byose, bari kumwe nawe, bagenda nawe ijoro n'amanywa. Hanyuma umunsi umwe ati rero ubwo mwe muzi n'ibindi, bagiye kunyica bambambe, hanyuma nindangiza nzamuke njye mu ijuru. Turasigara gute? Turajya he? Turarwana nidushaka dupfa, ariko turapfa tukurwanire. Ibyo byashoboka bite? Rero Elisa nawe wabazi inka ziwe, wasize ubutunzi bwiwe, wasize buri kimwe cyose. Igitondo kimwe umugabo yakurikiye abanye nawe, aramubwiye ngo guma ahangaha ndagiye. Ati barakubeshye, ngume hano, sinagumye muri business zanjye, sinagumye mu mirima yanjye, ndaguma ahangaha, ndahagumana nande se? Ati Uwiteka Imana ntumyigira ugari, turajyana, turajyana, sinsigara hano, hari icyo naje gushaka sindakibona. Iyo mbusigaye gusigara muri ya mirimo, nimba ntarasigaye muri ya mirimo, ntago nasigara igira ugari. Tuko mbiyo mbiyo, mbiri mbiri. Hallelujah. We are together. Anywhere you go, you cannot leave me here. I have to follow you. Ati okay. Ari arahaguruka, aragenda. Ageze i Gilugari, abantu b'abahanuzi 50 baza birukanka, basanga Elisa, buzura umwuka, bajya mu ndimi. Imana iravuze ngo uyu munsi shobuja arakuvanwaho. Arangije ababwira ati nta kuntu mwasohoka mukamva imbere izo ndimi niyo myuka mukajya kuzurira hari ibyo murimo kumbwira ndabizi. Mwuka aravuze ngo aragenda, ndabizi ni muceceke, murimo kumena umutwe. Hallelujah. Biravuga ngo nimukereze, sino guceceka gusa. Shut up, keep quiet, I know everything. Ariko nyamara twahanuraga umwuka wera yatubwiye yamaze. Ubwo nabagaga inka zanjye, siga imirima yanjye, twari turi kumwe namwe, ni jyewe nzi icyo nshaka. Eliya arongera amubwira ati wari uzi n'ibindi? Uwiteka Imana ntumye i Beteli, none sigara hano i Gilugari
kuko ngiye Beteli. Aramwitegereza aramureba, utansize muri wa murima handi nabagaga inka zanjye, uje kunsiga aha ngaha ngo ugiye Beteli? Nkurahiye guhoraho ko Imana ishobora byose, aho ujya hose turajyana, unsiga? Uru ni urugendo rwo kuzura Umwuka Wera. Uhura n'ibikubwira ngo sigara, uhura n'ibiguca intege, ariko nturekura, ntusigara, ntiwemera. Bafikira ugari bagera i Beteli, bageze i Beteli, abana bahanuzi 50 i Beteli baza birukanka bati rabababa, Imana iravuze ngo shobuja aragiye ati ibyo nabwiye abigira ugari nibyo mbasubiramo, muceceke. None se ntabwo ushaka ko duhanura, kabandi bakunda ubuhanuzi gute udashaka ko turi mu mwuka? Twabibonye muramazi, ni muceceke. Haleluya. Murimo murahanura, murimo murerekwa, jewe nibere mu rugendo rwo gushaka Umwuka Wera, murimo kuza kumvangira, nibere mu rugendo rwo gukurikira Umwuka Wera no kuzura Umwuka Wera, muceceke. Haleluya. Uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo ikintu cyose kikwitambika mu nzira yo kuzura Umwuka Wera, kibwire ngo ceceka, kibwire ngo ndabizi. Haleluya. Satani ageze akakongorera, urabona urashaka kuzura Umwuka Wera, nta nzu ugira, uheze mu bukode, ibi imyaka yawe higeze, reba 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 reba, ibyo kurya byashize, nta myambaro ugira, urashaka kuzura Umwuka Wera. Mubwire ngo keep quiet, I know everything but I seeking something. Hallelujah. Ceceka, hari icyo ndimo nshaka kiruta agaciro ibyo byose. Ibyo ndabizi. Hallelujah. Ibari bari Beteli, Eliya aramubwira ati wari uzi n'ibindi. Okay, igira ugari wanze gusigarayo, ariko basi hangana usigare hano i Beteli kuko Uwiteka Imana ntumye Yeriko. Ambwira ati reka nkubwira, ubwo nakubwiraga kare ntabwo wanyumvishije, reka nongere ngusubirireho. Nkurahiye ubugingo bwawe, ndahiye Uwiteka Imana ishobora byose, sisigara, aho ujya turajyana. Ko bikaze ko wanyiziritseho, soke tugenda. Bageze i Yeriko, abana banuzi 50 babaraje, buzi Umwuka Wera, mundimira baba. Mugabo ngo nano tukubwire, ngo no tukonga ati ndabiyamye. Munyongorera ibiki? Muvuga ibyo muvuga. Imana yatubwiye ngo shobuja agiye kugukurwa. Mubimenye mukererewe. Ngiye mbizi kuva mbere. Bari bazi ko bakoze ikintu cyatari. Igihe umuntu asa rwose akumva yahanuye yatwitse. Twe nibanga maranye igihe, ndabizi. Ubwo navaga mu murimi wanjye siga business za, nari mbizi ko azagenda. Ariko ni muceceke. Eliya aramubwira ati wari uzi n'ibindi? Irya nyuma noneho sigara hano kuko none Uwiteka numye kuri Yorodani. Ariko ro wa mugabo we nawe nubwo uri umuhanuzi ukaba uri mu mwuka w'Imana uko imbaraga z'Imana ubanza utubumva, nakurahiye sinkuva inyuma. Nakurahiye sinkuva inyuma, tugende. Nasigara hano, wamara kwigendera nkazeteta ngasubira iwacu n'ikimwaro, ndi umukene, nta n'ikintu ngikora. Barakubeshye, turajyana. Naje nje. Haleluya. Urugendo rwo kuzura Umwuka Wera bisaba kwizirika. Izirike kuri Yesu, ntumurekure. Haleluya. Baragenda babana b'abahanuzi. Ubundi reka nkubwire ikintu kimwe, ko umuntu ashobora kwerekwa, ko umuntu ashobora kumenya ibintu, ko umuntu ashobora kuba afite information no kuba yazibyaza umusaruro n'ibintu biri bitandukanye. Umuntu ashobora kuba afite information zose pe zihagije, ariko zikamupfira ubusa.
abana b'abahanuzi ab'Igirugari ab'Ibeteri ab'Yeriko bose bari bafite information zihagije yuko Eliya ari buzamuke, ariko nta kintu na kimwe bari bafite cyo kuzimaza. Eliya we yarazizi, ariko yarakeneye kuzura umwuka wera, yarazi ikizo information agomba kuzikuramo. Niki cyabaye? Barashogoshera bageze kuri Yorodani. Haleluya. Bageze kuri Yorodani, Bibiliya ivuga ngo Elisa akuramo umwitero wiwe awukubitisha amazi ya Yorodani. Ayakubise ako kanya amazi acikamo kabiri. Elisa ati aha, ibi rero sasa nibyo nashakaga, twambuke tugende. Eliya arije arambuka undi ati aha, ahubwo reka ngutanga imbere ataranasubirana ndahera hakurya. Abarirukansa arambutse binjiye mu butayu. Abana b'abahanuzi bari babakurikiye bari inyuma yabo, barabyitegereza baravuga ati ahangaha wambutse Yorodani kwaba ari ukubura ubwenge. Twumvikane, Imana yatubwiye yuko Eliya ari buzamuke, niwe muntu ufite imbaraga zo gutandukanya Yorodani. Nitugera hakurya mu butayu arizamukira, twebwe turaza kwambuka hano gute? Turahera muri buriya butayu tubupfiremo? Oya, ahubwo reka dukora ubwenge. Uriya musozi ni muremure cyane, nitujya hejuru turareba mu butayu, araza kuzamuka tumureba, ariko ntabwo tugiye kwishyira muri risike zo kuza guhera mu butayu. Nta byo kurya bibayo, nta mazi ahaba, nta nzi haba, kandi arigendera. Nitumukurikira ni ukubura ubwenge. Abarokore b'uyu munsi wa none babujijwe umugisha no kuvuga ngo ni ukubura ubwenge, ngo barakugira ubwenge da, bisaba ubwenge ndabizi, ngishoremo reka da, reka nigira hariya ndaba nirebera, bizabakoraho nigaramiye. Niko abantu bameze muri iki gihe. Uruzi impamvu abantu batuzura umwuka wera ni iki? Ntabwo bashobora gufata risike. Ariko Elisa yinjira muri Yorodani arambuka, ageze aho kujya Yorodani yongera iteranya. Baba n'abahanuzi bari hejuru ku musozi bati aha, ntitwamubwiye ngirirongera asubiranye. Aragaruka gute? Aragaruka gute? Reka tumurebe. Hari abantu benshi bahagaze ku misozi bakureba, bazi yuko ibyo wagiyemo bizagukoraho. Tumubwira yanga kurangura, yanga gucuruza, yanga gukora akazi, ngo agiye mu rusengero, ngo agiye gukorera Imana. Biriya bintu muzarabaho bizamugeza. Aha, reka dore ngaho duhagaze, ngo nawe yararongowe da, rwa rugo turuhaye amezi 2, n'umugabo natamwirukana inzara izarumusohoramo. Bahagaze ku misozi barimo barareba, ariko reka nkubwire umugabo uri kumwe nawe ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Haleluya. Umugabo uri kumwe nawe yarasezeranye, umugabo uri kumwe nawe yasezeranye umwuka wera. Hari imbaraga z'umwuka wera ziri muri we. Elisa aravuga ngo nubwo ndi mu butayu iyi risike ndayifashe, ariko ndi kumwe n'umugabo urimo imbaraga z'umwuka we. Bageze hakurya ya Yorodani, bageze mu butayu, umva ijambo shawe. Eliya abwira Elisa, aramubwira ngo, amubwira ijambo ritandukanye n'iryo amubwira Igirugari, amubwira ijambo ritandukanye n'iryo amubwira Ibeteri, amubwira ijambo ritandukanye n'iryo amubwira Yeriko, amubwira ijambo ritandukanye n'iryo amubwira kuri Yorodani. Amubwira ngo noneho nsaba icyo ushaka. Ikindi gihe cyose yaramubwiraga ngo sigara, ariko bageze hakurya ya Yorodani yaramubwiye ngo saba icyo ushaka. Hari ahantu ugera mu rugendo rwo gukurikira Imana, mu rugendo rwo gukorera Imana, ukumva ijwi rikubwira ngo saba icyo ushaka. Iyo watsinze intambara z'Igirugari, ugatsinda intambara z'Yeriko, ugatsinda intambara z'Ibeteri, ugatsinda intambara zo kuri Yorodani, ugera ahantu umwami wawe akubwira ngo noneho vuga, noneho saba, noneho vugana nanjye, icyo usaba cyose uragihabwa. Esiteri amaze gutsinda intambara z'amasengesho y'iminsi 3, amaze gutsinda ibigeragezo bitandukanye, ari kumwe n'umwami mu gikari, amaze kumugabura ku munsi wa 3, umwana amubwira ngo noneho
saba icyo ushaka. Hari ahantu wicana n'umwami akakubwira ngo wanesheje, saba icyo ushaka. Haleluya. Muri urugendo rwo kuzura umwuka wera hari ahantu ugera Yesu akakubwira ngo noneho saba icyo ushaka. Ahangaha hari hameze nka cya gihe Yesu Kristo yari ajyanye intumwa ziwe ku musozi agiye kuzamurwa mu ijuru. Elisa abwira Eliya, aramubwira ngo ndashaka inkubwe ebyiri z'umwuka ukuriho. Ndamubwira turi umuhanga cyane, usabye ikintu gikomeye, ariko I'm sorry ntabwo wakibona tukiri kumwe nawe. Igishoboka no kunyitegereza. Nushobora kundeba nkigukurwaho, ijisho ryawe ntirihumbye, hari icyo uri buze kubona. Ariko nurangara muri minota ya nyuma uraza kuruzinga. Ndati nduzinga ndangara, nimba ntarangaye ariko sindangara i Beteli, sindangara i Korodani. Aha niho narangara ku munota wa nyuma. Barakubeye turi kumwe mbiri. Haleluya. Ngo bakivugana ako kanya amagare n'amafarashi by'umuriro biraza, biravuga ngo umuriro uterura Eliya muri serwakira. Eliya akizamuka, biravuga ngo ako kanya Elisa yarahagaze arimo areba Eliya azamuka, ntiyigeze ahumbya. Arangije arataka, Mana ya Isirayeli wabereye abisera amagare n'amafarashi. Akivuza induru umwitero uramanuka, nawe arangije arawusama. Uko niko Yesu Kristo ari kumwe n'abigishwa be ku musozi yazamuwe mu ijuru, bahagaze bamureba. Wa mwitero wamanutse Elisa yatoraguye ni umwuka wera wamanukiye intumwa Yesu Kristo amaze kuzamuka. Yesu Kristo azamutse mu ijuru, wa mwitero yari yambaye ku isi w'umwuka wera. Kuko wibuke igihe Yesu Kristo yabatizwaga hari umwitero wamujeho, intumwa yaramanutse imugwa ku bitugu mu buryo bw'umwuka, yari yambaye umwitero. Yarazamutse mu ijuru, wa mwitero wari umuriho waramanutse umanukira intumwa ku munsi wa Pentekosti. Uyu mwuka wera no wamanutse kuri Elisa ahagaze mu butayu. Elisa atoragura wa mwitero arawambara, agenda ku mugabo udasanzwe. Aragaruka ageze kuri Yorodani, afata wa mwitero arawuzingazinga, aho kubitisha Yorodani, avuga ngo Mana Eliya uri hehe? Ako kanya Yorodani cikamo kabiri. Haleluya. Yesu aravuga ngo umwuka wera nawamanukira muzahinduka abagabo. Iyo umwuka wera yaje muri wowe aguha imbaraga zidasanzwe, aguha ubushobozi budasanzwe, aguha ibyo abandi badafite. Babandi bahagaze ku misozi 50 baramurebye agaruka, babonye Eliya azamuka, babona Elisa agaruka kuri Yorodani, ariko bari batarasobanukirwa ikintu na kimwe. Bari bakirimo bavuga ngo aha twakubwiye wanga kumva, kuva ariko tukubwira, kuva y'urugari tukubwira, reka none hagarara hamwe turebe. Yorodani urayambuka ute? Uraza koga amacuri, uroga amakeri, uroga bata, urabigenza ute? Bagihagaze bacireba, Elisa afata wa mwitero awuzingazinga, awukubitisha Yorodani, ati Mana Eliya uri hehe? Ako kanya Yorodani cikamo kabiri. Ikimara gucikamo kabiri, babana 50 bari bahagaze ku misozi, babahanuzi 50 bamanuka birukanka, bikubita imbere yiwe, Imana Eliya iri muri wowe. Haleluya. Ndashaka ko Imana kugeza aho hantu, ndashaka ko Imana guhagarika aho hantu. Abahagaze ku musozi bakurindiriye, bakubona ugarukanye umwitero, bakubona ugarutse wuzuye umwuka wera. Uyu munsi wa Pentekoste dutegereje ntabwo ari ukuzura umwuka wera ngo tuvuge mu ndimi gusa, ntabwo ari ukuzura umwuka wera ngo dutitire gusa. Oya, ahubwo ni ukugaruka ugakubita Yorodani igacikamo kabiri, ni ukugaruka ugakubita kandi zigacikamo kabiri, ni ukugaruka ugakubita imivumo, ibikorimo byose basizeje ubuzima bwawe bigacikamo kabiri, ni ukugaruka ugakubita indwara zikagenda, ni ukugaruka ukavuga ijambo rikaba, ni ukugaruka abagusuzuguraga bakikubita hasi imbere yawe, ni ukugaruka wari wagufashe ijambo wese akabona neza yuko yibeshye mu ijuru hari Imana, akabona ko ufite umugabane. Haleluya. Bazambwira ngo databuja turabagaragu bawe.
uwabaye umugaragu igihe kinini cyane amaze kuzura umwuka wera, yabaye umugaragu ari umwe, ariko we yabonye abagaragu 50. Uko niko bigenda. Nicyo Yesu yavuze ngo muzakubirwa inshuro 100. Elisa yemeye guca bugufi, yemera ko umugaragu wa Eliya, yemera kumuhanagura, yemera gukora ibintu bisuzuguritse, ariko amaze kubona umugabane wiwe, uwo munsi yabonye abagaragu. Ntiyabonye umwe, ntiyabonye babiri, ntiyabonye 10, yabonye 50 icyarimwe. Bese bahinduka abagaragu biwe, bamukorera buri munsi. Aha ni umwuka wera kujyana. Twarimo tuganira urugendo rwo kuzura umwuka wera. Uru rugendo ntago rworoshye ariko rurashoboka. Ntago rworoshye ariko ni urw'agaciro. Ntago rworoshye ariko rurimo inyungu nyinshi. Ndagusabye uyu munsi wa none tugana ku musozo aya materaniro, reka usengane nanjye rino sengesho turangiza. Muri iyi minsi mike isigaye kugira ngo umunsi wa Pentecost ugere, uru rugendo urimo ugenda rukuganisha wakirira umwitero. Urugende kandi uhagere ndetse ubona umugabane wawe. Nubwo bitoroshye ariko bishobore, nubwo hari biguca intege ariko bineshe. Inyungu ziri urimo ni nyinshi cyane. Inyungu zirimo kuzura umwuka wera ni nyinshi cyane. Tugiye gusenga Imana. Ariko nimba utarakira umwami Yesu n'umucunguzi, icyambere cy'ingenzi no kwakira umwami Yesu nk'umukiza n'umucunguzi. Subira muri aya magambo. Wakire umwami Yesu nk'umukiza n'umucunguzi. Vuga ngo mwami Yesu, uyu munsi wa none nguhaye ubugingo bwanjye. Unyandukure mu gitabo cy'urupfu, nyandike mu gitabo cy'ubugingo. Umbabarire ibyaha byanjye byose nakoze. Unyejeshe amazina amaraso wameneye ku musaraba. Nkura mu gitabo cy'abarimbuka, unshyire mu gitabo cy'ubugingo. Mpa kubaho ngukurikira, nkumvira kandi ngukorera, kugira ngo ubwo uzagaruka gutwara itorero nanjye uzanjyane. Kandi umpe ku mugabane umwuka wawe wera, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uwo maze kwakira umwami Yesu nk'umukiza n'umucunguzi, ndetse na mwese twe turi kumwe mu materaniro, na mwese mwakurikiye no jambo, reka dusengere hamwe kugira ngo dushoboze runo rugendo kandi twakire no mwitero, dushobore kugera ku musozo w'uru rugendo wo kwakira ibyo umwami wacu Yesu Kristo yadufatiye hatavuzemo na kimwe. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Data, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rihambaye, mu izina rifite imbaraga, turagushimiye uyu munsi, turagushimiye imirimo yawe, turagushimiye ijambo ryawe, turagusabye rero uduhe imbaraga zo gukorana urugendo. Mu rugendo rurerure, mu rugendo rukomeye, mu rugendo rugoye, ni urugendo ruruhije, ni urugendo rurimo ibicantege byinshi, ariko ni urugendo rw'agaciro, ni urugendo rw'umumaro. Uhe abakunda Imana, uhe ubwoko bwawe kurangiza uru rugendo no kugera aho babasha kwakira impano y'umwuka wera. Buri umwe wese umaze gutegereje kuzura umwuka wera, umaze igihe akora urugendo rwo gushaka kuzura umwuka wera, muhe umugisha wawe, muhe imbaraga zawe, kandi umushoboze mwami ashobore kwakira impano z'umwuka wera no kuzura umwuka wera, none bidashira mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.